Guys, nongeye kuguha ikaze rero kuri The Truth Inside nk'ibisanzwe nkwifuriza amahoro n'imigisha ndetse n'umunsi mwiza aho uherereye hirya no hino. Waba uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Europe cyangwa muri Aziya ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye. Ndakwibutsa gukora subscribe niba utarabasha gukora subscribe kugira ngo ujye wakira imwe muri showbiz tuba twakugejejeho mu kanya ntako guhumbya, ndetse unakande like please, unashireho comment hasi duhereza ubutumwa maze twumve bimwe mu bitekerezo byanyu. Uyu munsi wa none rero ndashaka kukubwira yuko ibintu biba byabaye another level nkuko mwara mbikubwira buri munsi. Kigali ahantu basigaye hagurumana, ahantu hose asigaye hagurumana, nukuvuga ati ni party after party, party after party. Yes, ndanakubwira ko uri kumwe na wa musore wanyariwe Bahati CHRISS kuri The Truth Inside nk'ibisanzwe. Uyu munsi ndashaka kugira ngo nkwereze ikaze mu kiganiro cyacu aho nkubwira ati bana ahantu hose habaye icyo bita ngo no hostinga. Aho uciye hirya ni host, tujye muri host, ni host ni host yabaye host. Abana b'i Kigali basigaye birekura wallahi, abana b'i Kigali basigaye bameze nk'ibindi bintu kabisa. Nanjye nashatse kuvuga buri muntu wese rero asigaye yigaragaza kabisa uko yishakiye. Nguha ikaze rero imwe muri showbiz y'uno munsi nshaka kukubwira ko Kigali hagurumanye ibyo nabyiba ibyirekuye kabisa. Ahantu hose ni host. Uragera kwa Shadibu aho yarari nawe akavuga ati kira kirori nanjye ngomba kugihostingamo. Wagera kwa Kate Bashabe kira kirori nzagihostingamo. Wagera kuri ba Charina Nina kira kirori nzagihostingamo. Wagera kuri bandi nabandi bose aba bebe bose kabisa. Hano sigaye usanga ari host. Kigali haragurumanye guys. Ndakukubwira ati rero si ibyo ngibyo nashaka kujya mu mite nkubwira ko ndashaka kukwereka yuko kabisa mu kirori cy'ejo kabisa hahi Kigali aho uwo bita EAZY ku ndirimbo bise INANA kabisa. Wanisigaye yaraciye ibintu kabisa. INANA yaciye ibintu kabisa. Abantu benshi basigaye bagaragaza kabisa ko ni ibintu byose byabaye INANA. Yes, nshaka no kukubwira ati uyu musore indirimbo ye mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose hagiye hagaragara kabisa bavuga yuko INANA yaciye ibintu yamaze kuza 5 million something kuri urubuga rwa YouTube. Ahantu yabayeho n'indirimbo yagiye ku rutonde ku ndirimbo 3 zakunzwe cyane muri Afrika hose. Yaciye ibintu rero no musore akomeje kugenda yigaragaza kabisa, kandi nanakwibutsa yuko saririmba gusa ni no producer, nubwo tutarashaka kugezaho amwe mu makuru yiwe y'uburyo icyo bita standard cyangwa se ubuzima bwe bwose ukuntu bwagiye bugenda. None nanakubwiye yuko iki kirori cyaje kugaragaramo no bita Bushido mwana mumenyereye cyane, umuntu wana ukunda kugaragara mu itangazamakuru hirya no hino kuri ku mbuga nkoranyambaga, aho agenda avuga ibintu byinshi, amagambo menshi cyane. Abantu benshi ugasanga batera commenting uyu musore kabisa nubwo adushimisha, ariko wasanga akoreshwa na drogue nyinshi cyane. Wagabanye drogue ahubwo yongera akazi, yongera ibihangano, yongera ubuhanga mu muziki. Si wowe wenyine, ndanakubwira yuko haje no kugaragaramo nanone muri iki kirori hagaragaramo uwo bita PLATIN aka the Papa P wabarizwaga mu itsinda rya Dream Boys, ariko muri kano kanyo ubu ngubu akaba arimo kwikorana ku giti ciwe kabisa, yikoresha kuri we wenyine. Uyu muhanzi P ubwo aheruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa, mu state yagiye yakoze tour A1 aho yagiye ataramira abantu benshi cyane aba diaspora hirya no hino. Bagiye bamubwira ati niwe twaye dutegereje azahaza no kugaragaramo umwe mu bahanzi bakoranaga bakoranaga mu itsinda ryabo rya Dream Boys. Agaragara kabisa yitabiriye ikirori ciwe, ariko usibye yuko nawe ubu ngubu kabisa arimo gushaka kubarizwa mu muziki wa gospel cyangwa se mu ndirimbo zihimbaza Imana. Sorry guys, ndashaka kugira ngo rero nakubwiye uyu P ubwo yagarukaga kabisa Kejeri cyangwa se mu Rwanda, abantu baramwakire baramubwira ati twaye tugukumbuye, dore ko afite n'itsinda kabisa rimubyinira ku ruhande rimufasha kugira ngo stage ibe yashyuha, itsinda rigitwa The Finest.
riza kugaragara kabisa ewana ariko rimufasha cyane guys. Ndashaka kukubwira rero ibi birori byaye byahaciye harimo n'umwe mu bashusha rugambo uwo bita MC Buryohe, nawe umuntu wamamaye cyane kabisa mu bantu bakunda gushusha public, ariko nanone nawe amakuru ye kabisa ndashaka kujya inzaya kugezeho guys. Ndashaka kuzaya kugezaho kuko nkubikiye byinshi. Ndashaka kugira ngo muri ibi bihe nkufungurire igitabo mbere yuko umwaka wa 2023 tuwinjiramo, kugira ngo ube hafi yanjye kabisa. Nakwibutsa yuko nimba nkubwiye ngo kora subscribe no kugira ngo ujye ubasha kwakira imwe muri showbiz tukugezaho, kugira ngo wakire nimwe mu nkuru tukugezaho, kuko njyewe naje nshaka kugira ngo nkumvishe cyangwa nkwereke ibyo utarabasha kurebesha amaso yawe, cyangwa nkwereze n'ibyo tigeze wumva mu matwi yawe. Nicyo the truth inside tubereyeho kabisa. Niyo mpamvu tukubwira ati dusigira ubutumwa hasi kugira tujye tuguhereza amakuru mamo. Aho ngaho sasa nibyo nashaka kugira ngo nkwereke amwe mu mashusho nkomeza kuyakwereka kuri screen yawe warimo kureba uburyo ikirori cye cyitabiriwe n'abantu benshi cyane, abana birekuye kabisa. Ebana nicyo bise party after party, cyangwa se kujya guhostinga mu birori byinshi cyane nko kurimo kubibona kuri stages zigiye zitandukanye. Nkubike byinshi rero, reka mbanze ngwereze ubanze wihera ijisho mu mwanya turawa turi kumwe kuri The Truth Inside guys. Let's go.